Mu ijoro ryashize ikibuga cy'indege cya Kavumu cyarashweho ku buryo bukomeye cyane, benshi badahwema kuvuga yuko byaba byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, abandi ngo M23 yari iri gutegura ibisasu, n'ibisasu byasizwe bitezwe n'ingabo z'Abarundi, SADC ndetse na MONUSCO, ariko nanone bari kumwe na FARDC igihe batsindwaga kuva mu mujyi wa Bukavu, nyuma y'uko M23 ifashe kino kibuga cy'indege habura iminsi mike cyangwa se amasaha make ngo yigarurire umujyi wa Bukavu wose. Ibi nibyo bikuye mu byo tugiye kuganiraho tureba analyse cyangwa se twinjira gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye icyaba cyateye rino turika ridasanzwe ryabereye ku kibuga cy'indege, ninde wabagabye kino gitero, byaba byakozwe nande, M23 rivugaho iki, ubutegetsi bwa Kinshasa burabivugaho iki, nibi byose tugiye kuza kwibandaho mu nkuru yacu irambuye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro cyo mu Rwanda, kanda kuri subscribe kandi kuri like igitekerezo cyawe muri comment. Mu ijoro ryashize ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 27, abantu benshi batangiye gukanganya ku mbuga nkoranyambaga ubwo na bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Bukavu bumvaga ibisasu biturika cyane ku buryo bukomeye cyane. Ntabwo ari ibisasu byaturitse umunota umwe cyangwa se iminota 3 cyangwa se iminota 10, kubera ko ibisasu byaturitse igihe kitari gitoya, nibura ni ibisasu byaturitse igihe kirekire cyane. Nyuma y'ibyo ngibyo haza kuboneka umutuzo, ariko bitabujije yuko byaba byaturitse. Ni ibisasu byaturikiye mu mujyi wa Kavumu cyangwa se ku kibuga cy'indege cya Kavumu, hafi neza muri Kivu y'Amajyepfo, muri Bukavu, muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ndavuga mu mujyi wa Bukavu, mu mujyi ufatwa nka kabiri nyuma ya Goma. M23 yamaze kwigarurira kugeza ubu ngubu umujyi imaranye umwaka uri mu maboko ya M23. Byinshi kuri byo ni ibisasu byaturitse, nibura biturika igihe kitari gitoya kubera ko byaturitse nk'iminota 30, ariko nanone habonekamo indi minota 30 yo kugira ngo abantu babanze basubire mu byabo, kubera ko hari bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Bukavu cyangwa se bo mu bice bya Bukavu, ubwo ndavuga ahegereye Goma, donc ahegereye Kavumu, bari batangiye kugira ubwoba bukomeye cyane ku by'iri turika. Iri turika ni iturika mbere y'uko tuza kujya kuri mapu tugakoresha amashusho twifashishije y'ibyogajuru atugaragariza neza icyaba cyabaye muri make, icyaba kimbitse inyuma y'iri turika. Ni iki cyaba cyabaye? Ubutegetsi bwa Kinshasa biravuga ko aribwo bwabagabye igitero cya drone mu rwego rwo gusenya intwaro bari bamenye cyangwa se bari bamenye amakuru y'ubutasi yuko M23 yahabitse, ariko nanone M23 nayo ikomeza igaruka ivuga yuko yari iri mu rwego rwo gusenya intwaro. Ninde uri mukuri, ninde uri kuvuga icyanyacyo mu by'ukuri cyaba cyabaye, dore ko bikigoranye no kumenya amakuru byimbitse neza. Aba ku ruhande rwa M23 aba mu batanga amakuru, ubwo ndavuga aba muri M23 nabo batari gushaka kugira icyo bagaragaza cyangwa se batari kugira icyo bavuga kuri ibi ngibi. Igihari nuko M23 nubwo nta kintu bari gutangaza aka kanya, ariko icyizere gihari nuko cyaba igitero cya drone. Nibyo tugiye kuza gusenguraho tureba aho M23 yaba yaturutse, drone za M23 cyangwa se izo ndege zabo zaba zarashe ku kibuga cy'indege cya Kavumu zaba zaturutse he, nibihe bice byazorera ko zagera muri kano gace ka Kavumu M23 batarabutswe. Ibi byose nibyo tugiye kureba, ariko nyemerera kugira ngo mbere y'uko tujya muri ibi ngibi reka tubanze tujye mu nkuru neza uko yavugaga. Ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hafi ya Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyumvikanyemo ibisasu kuri uyu wa mbere tariki 27 Mata 2026 hari mu gitondo. Abaturage ndetse n'ibinyamakuru byo muri aka gace byo muri Kivu byatangaje ko hari ibisasu byinshi byumvikanye, hakaza umwotsi mwinshi cyane uvuye ku kibuga cy'indege. Amashusho y'ibyabaye yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, ubwo hagaragaraga umwotsi mwinshi uzamuka uturuka kuri kino kibuga cy'indege. Ese ijambo rya mbere byatewe n'indege cyangwa se gukoreshwa n'ibisasu nyine byo kurasa, ubwo ndavuga bitero bya kamikaze cyangwa se izindi ndege zirasa
ku ruhande rwa Kinshasa aribwo twaba turi kuvuga, cyangwa se haba hari ibiri kuvuga yuko M23 yakoze wenda icyitwa ammunition kuri iki kibuga cy'indege, bikaza guturika rero mu rwego rwo gutegura ibisasu byaba byarasigaye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko rero kugeza ubu ni statement zitaratangwa haba ku mpande zombi, haba kuri M23 cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa. Kugeza ubu rero nta makuru y'ibyangombwa nk'uko twababwiye, abapfuye cyangwa se abakomeretse byinshi byagaragaje inkuru zitaraboneka neza, ariko ibintu biri mu gace kayobowe na M23 birakekwa ko cyaba ari igitero cy'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda bimenya, M23 wenda tugarutse yafashe iki kibuga cya Kavumu mu Gushyingo 2025 nyuma yo gukomeza igitero cyabo muri Kivu y'Amajyepfo. Bavuze ko bafashe ikibuga kugira ngo bakureho ibitero bya leta cyangwa se bya FARDC yakoreshaga ikibuga cy'indege mu bitero. Kugeza ubu M23 ikomeza kuvuga ko iki kibuga kiri mu byo igenzura, kandi ikomeje guhakana rero ibyabyerekeye byose no kukiba yagifungura. Mu minsi ishize hari raporo z'ibisasu cyangwa se za drone cyangwa se amamine byavugwaga yuko zaba zaratezwe kuri kino kibuga cy'indege, ariko amakuru yizewe nuko M23 yatangazaga ko yaba yarangije gutegura ibisasu bijyana n'ikibuga cy'indege cya Goma. Nacyo byagoranye cyane kuba M23 hari icyo byagikorerwaho, nyuma y'uko byavugaga ko cyaba cyaratezwe mine n'abahavuze cyangwa se FARDC, Wazalendo ubwo ndetse na FDL, tutibagiwe n'ingabo z'Abarundi, Tanzania, ubwo ndavuga SADC. Twinjire neza muri strategy z'urugamba cyangwa se ku kibuga cy'imirwano, ariko uyu munsi turaza kwifashisha ibi ngibi turi kubona ahangaha. Ikintu cya mbere wenda turifashisha ku gutegura ibisasu, nk'uko mubibona ku mashusho muri kubona ko twifashishije icyitwa 3D map cyangwa se map y'ubugenge bugaragaza neza ibice bimwe na bimwe by'iki kibuga cy'indege cya Kavumu, ariko nanone bikatugaragariza neza n'ibice byari bigiye birimo izi mine cyangwa se ibingibi bivuga ko byaba byaturikijwe na M23. Ubu ngubu turi ku ruhande rwa M23 ku nkuru ivuga yuko M23 yaba yakoze ammunition cyangwa se kuba yategura ibi bisasu. Uko bibona kuri kino kibuga cy'indege, ni ikibuga cy'indege kitari kinini cyane ugereranyije n'ikibuga cy'indege cya Goma, kubera ko ni ikibuga cy'indege gitoya, ariko nanone gikikijwe n'ibice wakita ko ari amashyamba, ariko nanone byegereye n'ibice bituwe n'abaturage. Aha ngaha ubona utuntu tw'umuhondo ni utu risk zone cyangwa se ibice biteye ikibazo, cyane cyane biba byaragiye nk'uko nkomeza kubivuga dukoresheje ifoto cyangwa se twifashishije iyi foto ya 3D. nk'uko nabibabwiye twifashishije ikoranabuhanga rya 3D kugira ngo tugende dusobanukirwa neza. Nakomeje kugenda mbikwereka hano hari utumenyetso tw'umuhondo, n'ahantu hagiye hasigara amamine cyangwa se hasigaye hatezwe ku buryo bukomeye cyane, ariko nanone mukabona inzira z'indege nazo zigiye zirimo utu tuntu twa mine, akaba ari nabyo bigaragaza ibice byasigayemo mine kugeza ubu, ariko nanone mukabona n'umwotsi ukomeye cyane mu bice bitandukanye. Ahangaha rero niho havugwa ko haba hagiye haturika n'ahantu henshi, kubera ko ntabwo yigeze haturika ahantu hamwe, ni ahantu henshi cyane. Hakaba ari byo bigenda bigaragaza uko byari byifashe muri rusange. Nyemerera wenda akangaka tukaveho tujye ku kandi katari gatoya cyane, kandi turi buze gusobanukirwa neza kugira ngo tuze kumenya ikiri kujya mbere muri rusange. Ni akamapu nanone twifashishije ikoranabuhanga twakoze kugira ngo tubereke ngo muri kano gace ka Kavumu ubundi ibice bimwe na bimwe, cyane cyane bishobora guturukamo ibitero by'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyangwa se biba ari drone yaba yagabye kino gitero, zaba zaturutse muri rusange, zaba zavuye mu bihe bice. Nk'uko tugenda tubibona, uraza kubona ibice biri mu ibara ry'umutuku. Ibi ni ibice cyane cyane bigiye biriho utumenyetso bigenzurwa na M23
muri za Kiziba hagenzurwa na M23, muri Kamanyola hakagenzurwa na M23, ukagenda hirya cyane Nyabyumba hagenzurwa na M23, ubwo ndi kuvuga mu bice cyane cyane bigenzurwa na M23, ukajya kuri za Mugunga zose na za Birambo zigenzurwa na M23. Ariko mu by'ukuri iyo urebye ukagenda kuri kino kibuga cy'indege cya Kavumu, ahantu hashobora kuva ibice byaterwa na FARDC birimo ibitero, ni kuri kano kamenyetso k'icyatsi nagiye nkwereka. Nibura birashoboka ko ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se FARDC yava za Walungu, yakoresha drone zigaca za Walungu zikagenda zikagera ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Si honyine, kubera ko ashobora gukoresha ikibuga cy'indege, ashobora kuva muri Walungu agaca Nyabibwe, agaca Kaziba, agaca Ruhanga, rero agaca Kabamba, naho bakagaba ibindi bitero kuri kino kibuga cy'indege kiri no hafi y'Ikivu cyangwa se ya Lake Kivu. Ariko nanone gikora kuri Nyamunini, byakoroha rero bitaba ibintu bikomeye cyane kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bube bwagaba igitero kuri kiriya kibuga cy'indege. Cyane cyane uraza kubona ahantu hari utudomo tunini, ni utudomo dusobanura ko ari FARDC operational route, cyangwa se ahantu FARDC ikibasha gukora access cyangwa se igifite ibirindiro bito na bito ishobora gukoresha igaba ibitero bya drones cyangwa se by'indege zitagira abapiloti za kamikaze. Ariko nanone ukabona utundi tuzeru rero akaba ari ibirindiro bya FARDC. Rero ukabona n'utundi tudomo dutoya cyane tugiye dutandukanye, akaba ari natwo twitwa FARDC advance route, cyangwa se ibice ubutegetsi bwa Kinshasa bushobora gukoresha buri advanced kurusha ubundi. Nk'uko nabikweretse kuri tuno tudomo tumeze nk'akazugira, ni ibice birimo M23, bikwereka tuno duce tw'akazu nanone ni ibice bya M23, ariko nanone biri mu cyangwa position zikomeye kurusha izindi zose. Hakwereka utundi tudomo tundi tumeze nk'udutandukanye, M23 patrol supply route, cyangwa se ibice M23 ikoresha isupplying ibindi bice bigenzurwa nayo. Nibura ubona utudomo tugiye tuzengurutse cyane cyane kuri position, ni position, ariko nanone ni utudomo, ni inzira zikoreshwa na M23 mu gihe iri gusupplyinga izindi nzira, cyangwa se iri gusupplyinga izindi position igiye irimo mu bice bigiye bitandukanye. Rero bakatwereka n'ibindi bigiye bitandukanye, bakatwereka n'ibirometero, ariko nanone byakifashishwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo ibe yagera ku kibuga cy'indege cya Kavumu biyoroheye mu buryo bworoshye cyane ugereranyije n'ibice baba barimo. Reka nkubwire ngo ikigaragara cyo ni uko kino kibuga cy'indege cya Kavumu ugereranyije na position za M23 zimeze nk'izizengurutse hano, ariko nanone ziri ahantu hagiye hatandukanye mu misozi, byakoroha cyangwa se bishobora guha imbaraga abangaba. Ndavuga ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se FARDC kuba yagaba ibitero bya drone, nubwo bigoye cyane ugereranyije na position nko kuva za Mushenyi hose M23 iriyo, kujya kuri Kavumu, ku mujyi wa Kavumu werekeza za Nyabyumba hose. Ariko ugarutse hano ni inzira za Rukoma zishobora gukoreshwa na za Bugaruka, rero zishobora gukoreshwa na za Koshovu, gukoreshwa na Kinshasa mu kugira ngo igabe ibitero. Rero bitaba ari ikintu kimeze nk'ikinyoma, tubaye tumenye ko cyangwa se hari amakuru y'uko ari drone za FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa zaba zagabye igitero. Reka nkubwire ngo ngera hanga mbaye tsoje amakuru yanjye, niba ari ubwa mbere usanze kuri uyu mushya mu Rwanda, kandi kuri subscribe, ukanikureka n'igitekerezo cyawe ukinyize muri comment. Ciao.